Ese waba ukunda kumva umuziki Afrobeat, R&B, Afro gako, amapiano gakondo ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye? Ese waba ukunda kumva abantu bavuga ama top 10 y'indirimbo za mbere mu bihugu zigiye zitandukanye? Ese waba uzi urubuga bakunda gukoresha batondeka izo ndirimbo? Oya, ndakeka ko ntabwo ruzi. Urubuga nta rundi barwita audiomack. Dore amateka avuga ku muntu wavumbuye urubuga rwa audiomack. Audiomack ni urubuga rwo kumva no gusangiza umuziki rukoreshwa cyane ku isi, cyane cyane mu rubyiruko no mu bahanzi bigenga. Rwavumbuwe n'abasore babiri bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Brian uzwi cyane ku izina rya B.A.Z, izina ryo barihinye dore ko baryita B.A.Z, na David Ponti. Brian yari asanzwe ari umukunzi w'umuziki cyane ku imiziki yakundaga harimo nk'imiziki ya hip hop. Akaba yarakoraga akazi ko gucunga no kwamamaza umuziki ku rubuga rwa interneti. Igitekerezo cya audiomack cyavutse mu mwaka wa 2012 ubwo we na David Ponte bashakaga gushyiraho urubuga rwafashaga abahanzi bashya gushyiraho umuziki wabo ku rubuga nta kiguzi kinini, kandi bagahita bagera ku bakunzi babo bitandukanye n'izindi mbuga nkoranyambaga zasabaga amafaranga. Izi zindi mbuga nkoranyambaga zasabaga amafaranga menshi y'umurengera cyangwa amasezerano akomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Audiomack yashyizwe ahagaragara ku mugaragaro mu mwaka wa 2012, ikaba igenzurwa n'ikigo bise Audiomack, ari nacyo nyirizina cyitwa Audiomack. Uru rubuga rwahise rukundwa cyane kubera ko rutangaza umuziki ku bantu, rukemerera gukurura indirimbo offline, kandi rugashyigikira abahanzi bo muri Afurika no muri Amerika, cyane abo muri Nigeria, Ghana ndetse na Kenya. Audiomack yagize uruhare runini mu kumenyekanisha abahanzi benshi bakomeye n'abakizamuka, bituma Brian azwi nk'umuntu wahinduye uburyo umuziki usakara ku isi binyuze mu ikoranabuhanga ryoroheza abantu benshi n'abahanzi guhura n'abafana babo mu buryo bworoshye. Ubu umuhanzi guhura n'umufana we bakaganira ntibikiri inkomyi, ubu byaroroshye. Uyu mugabo yabaye ikimenya bose kirangirire. Ndakeka yuko bakivuga top 10 indirimbo muri Afurika cyangwa se mu zindi ntara zigiye zitandukanye no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, uhita wumva Audiomack. Uyu mugabo Brian hamwe n'uyu mugabo wundi bafatanyije David Ponte banditse amateka ku isi hose, cyane muri Ghana, Kenya, dore ibihugu bakunda gupromotinga imiziki yaho cyane ku rwego rwo hejuru. Wowe wakoze sabuni ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Niba hari igitekerezo waba ufite wakandika muri komenti. Sawa, murakoze. Ni Officier Dinero nk'ibisanzwe.